izo mpeta nazi ndacyakubaza impamvu y'izo mpeta impeta ebyiri kubera iki hari igihe bigenda gutyo nyine kubw'umutekano wawe burya wari urimo ahubwo wangaga ariko none ibyisi wari uri mu rukundo urabimisha urukundo ntabwo ari icyaha uri kujya mu rukundo si icyaha sinumva impamvu wifata ukanya ngo naratinyutse njya mu rukundo none se ni njyewe ufite umutima wese umeze gutya ndabizi se ubukwe bwa gafaranga na ANNET murava mbese hari ikintu wari ubuziho mbere yuko buba mwirirwa murira ibintu byose mwashyize mwapostinze kuri stati umwana yarwaye wapostinze bagutereye ivi wapostinze bakoze ibiki wapostinze ninde bakubwiye ko abantu babyitayeho cyangwa babyishimiye ejo byapfa abantu batangira kuguseka cyangwa bakuvuga ati isi iranyanga abantu baranyanga kandi ari wowe wabiteye bateye ivi ariyerekana wenyine ko bateye ivi yes I said yes yeah ntitwabona wari mutere niba ari ibyo yashatse kutwereka ni ibyo twakiriye ni nabyo twafashe Arine sana noneho video iranahari ariko vuga ngo Imana tuyihimbaze tuyikorere ejo bundi ati canira radio ntabwo bufite yuko uzacanisha radio mu minsi iri imbere indirimbo wakoranye na Gabi Kamanzi mukuru wawe ni umuntu wabonye ute gukorana nawe bimeze bite ni umuntu wumva ni umuntu utirata kubw'izina rye afite ku buryo ari wa muntu wajya gushaka ukamara amezi 12 umwaka uri kumushaka umugeraho umusaba korabo ukagira ngo ni ibintu ni business yawe urimo umurimo w'Imana muri gukorana we ntabwo ari kameze mfite impamvu zintera kugushima nagira impamvu zintera kukuramya wambereye inshuti nyanshuti nkora ku mutima wambereye inshuti nyanshuti nkora ku mutima reka nongere ngusuhuze wowe ukunda kudukurikira umunsi ku munsi wahisemo gukurikira Juri TV ni byiza cyane kubera yuko urukundo rwanyu nirwo rutumotiva hari umuririmbyi uririmba indirimbo za Sekira yitwa Jaysera yaravuze ngo urukundo rw'abafana rugenda rutumotiva ni umurongo umwe nkunda cyane kubera ko ibyo dukora ni mwebwe tubikorera aho muri hose rero mu mpande enye zigize isi ndetse n'umutima w'isi burase mu hagati ntekeza ko no mu hagati hari mu ruhande mu mpande enye zose zigize isi ndabasuje mwese abafite ubuzima mubayemo bwose mu bukoreshemo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo ibyo mwiyemeje umwaka waratangiye ntabwo tukivuga ngo watangiye umwaka gute umwaka wamaze gutangira abawutangiye mwese nizere ko intego mwihaye muri uyu mwaka twatangiye muzazigeraho neza abarwaye mwese mwihangane abafite ubuzima bwiza namwe kandi mukomeze mu bubungabunga kugira ngo ibyo mukora byose bigende neza cyane nitwa Shalomi Palok turi kuri Juri TV nkuko nabibabwiye kandi mwese bakoze subscribe mwese ndabashimiye cyane mwabaye benshi cyane nshatse navuga ngo Imana ibaho umugisha mwamubonye rero yaje imbere kuri kamera muri kumubona umukobwa navuze ko mu bantu twahuye beza ku isi ari mu bantu cyakoreka no kuvuga ngo ari mu bantu bake ari mu bantu nka 20 twahuye nkabona arimo ni beza pe uraho neza amakuru meza ukantu uri kurya se nagakiwe ngo nanjye umpeho niko uri kurya gaki ngo nanjye umpeho ntabwo byakunda wibuka umugani cyangwa se mvuzigamigani yitwa ngo utungucenge wize primaire isa ahubwo kuko umugani ho twawize wowe wakererwa none se abantu w'iki gihe ntabwo mwize primaire primaire primary byo ni primary nyine none se wowe wasimbuka ahubwo ngiye nshobora kuba narize primaire wowe ukiga primary uravuze ngo wize primaire ngwinki ngo primary primary wize primary school none se mwebwe mwiga hari igitabo kirimo umugani w'ihene n'impyisi hoya nyine mbwira bari ngi kubwira se icyo gitabo rero kirimo inkuru ivuga ko ihene ng'imvura yaguye zikabura ahantu zugama zikajya kugama mu isenga y'impyisi kubera ihene ziba zigenda ngo iyo zimaze kurisha ziba zikomeza kurya
nyine kumwe zatashye ubona ko zikomeza ibyo bita kuza. Ziri kuza rero impyisi irazibaza ngo muri kurya iki ngo nanjye mumpe. Gusa nkomereza aho ngaho minerval irahari. Uzajya kuba umwarimu w'ikinyarwanda ahubwo. Yego ko nzajyayo itangazamakuru ndireka sibwo sinajya kwibera ariko n'ubu ngumba ndi kwigisha nta kibazo. Turi kuvugana nande yenda mu magambo makeya wibwiye abadukurikiye ninde turi kumwe ngo. Nitwa Kevin K nkaba ndi umuramyi. Ukaba uri umuramyi. Tekereza ko noneho ijwi uri kuvugana ari no kuryumva. Niba ariko turi ahantu hari imodoka. Maybe abona niyo mpamvu. Ariko ndahamya ko abadukurikiye bose bo bari kutwumva. Ni umuramyi Kevin K. Ayo mazina ariko ubundi wayahawe nande? Actually nta mazina yanjye ariko ari mu mpine. Kevin ni izina ryanjye ryo risanzwe. Iyo K noneho? K nandi mazina yanjye ari. Kumba numva se bimbya kusawandinga nk'urufunguzo. K si urufunguzo. Ni K. Ni K. Yeah. Nonse urufunguzo rwo rwandika bate mu cyongereza? Ni K n'ubundi. Biterwa n'imisomere. Okay. Ariko nje ntabwo nameningaga K. Nameningaga K. Noneho ngo bavuga ngo ni Kevin K. Izina ryawe bararyica bakwicira izina kandi kuryubaka. Kuryubaka bigoye. Bakuba nyine bahita bamenya uwo ari we tu. Yego rata. Imyaka myinshi rero nicyo kintu namara guheraho. Duherukana kera. Duherukana kera byo. Aho duherukanira yagiye akora ibikorwa byinshi nabonye indirimbo yagiye ashyira hanze nyinshi zirimo iyo yakoranye n'uwo bita Gabi Kamanzi. Muririmbyi nawe mukuru nza kukubazaho ikibazo kimwe rwose ntabwo twagenda nakikubajije nk'umuntu mwicaranye mukaganira bakompoza indirimbo ikanasohoka. Ubundi Kevin K mwino minsi ahugiye mu biki? Kevin K ahugiye mu kazi, ahugiye mu ishuri. Kumbura niga? Yeah. Urakiga segonderi? Bagare wangu ibyo bintu n'ukuri. None se wigaye ko nose twariganye? Ufite ingahe se ngo numve katari ya segonderi? None se kutayimbwiye umenye mvuga nti guhera kuri ingi ariko hari n'abantu none se bushombe ntago yiza kuza. Bya ni mu kinamico. None cyeka ko n'abantu bari hanze bize bakuze batari bushombe bo mu kinamico. Birashoboka. Birashoboka. Yeah. Hanyuma rero wigaye ku mugani. Oya. Ndewe ndiga. Ibyo mugiyemo nyine. Rero se nushaka kuki udashaka kuvuga ahantu wiga? Mwiga ibiki bito abantu batavuga ahantu abantu. Ibihe nyine. Niga tourism. Tourism kuyivuga biteye isoni. Gari isoni nyine ni ibyo byo ni ibintu bisanzwe. Uri kumva? Ariko bijyanye n'imyaka naho niga byo. Ariko urumva tourism ajya muri segonderi ntayibamo. Ni muri kaminuza ndakeka. Oya no muri segonderi urayiga nyine. Ukayikomereza muri kaminuza. Okay. Aha, kabisa. Kevin K umuramyi yatangiye kuramya ryari? Ninde muntu wakugira inama yo kujya mu muziki? Kubikora nkasohora indirimbo zanjye ku giti cyanjye cyangwa igihe natangiye. N'ubundi kuba rero muri korali ntekereza ko nta nkuru yari irimo n'ubundi abantu benshi baba muri makorali. Aho ukuntu wafashe umwanzuro kujya kuririmba wiyomoye kuri korali. Uvuge n'ikintu cyatumye wigomeka kuri korali ukajya gukora indirimbo zawe. Hari ibintu abantu bakwiye gutandukanya. Ntago kuba waririmba ku giti cyawe bisobanuye ko wiyomoye kuri korali cyangwa wigumura. Kuko still n'ubundi ubukiririmba muri mu makwaya cyangwa mu worship team. Sibyo? Natangiye gukora umuziki ku giti cyanjye muri 2019. Ari mama wambwiye ati gukora umuziki. Ko yabonaga ko mbikunda kwakunda abantu bakera ba dreaming akavuga nge nzabiki nyina kumva nizo dreams zanjye. Yeah. Ubwo rero muri uwo mwaka yatangiye ku managing. Mama wawe? Yeah. Mama wawe ni wabaye manager wawe? Mu gihe abandi babyeyi bavuga ati biriya bintu by'ibiziki wagiyemo ni ibiki? Mama wawe aravuga ati mwana wanjye injira studio. Ugenda ukora indirimbo. Yeah. Icyo gihe wakoze yitwa ngo iki? Icyo gihe nakoze indirimbo yitwa Mfite impamvu. Mfite impamvu. Se ubu ndavuga ngo yiririmbeho. Ndirimba iyo mpamvu numve ko nanjye tuyihuje. Mfite impamvu
impamvu zintera kugushima, nagira impamvu zintera kukuramya, wambereye inshuti nyanshuti nkora ku mutima, wambereye inshuti nyanshuti nkora ku mutima. ko wabyibushye se? Ako karutse kariko kabi. Shaka bisa. Iyo nagerageje kuri ibi ndirimbo birimo impamvu nshobora kubaza impamvu wabyibushye. Urumva mise nkubaza impamvu ko wabyibushye. Agari wangu ibyo bintu byarizanye. Ariko mwino minsi iri gusa neza kweli. Murakoze. Aha, tutaratangira ikiganiro yitwa Kim cameraman yakubajije ngo izo mpeta. Nazi ndacyakubaza impamvu y'izo mpeta. Impeta ebyiri kubera iki? Ubwa mbere se ubonye umuntu wambaye impeta kandi. Si ubwa mbere mbonye, nanjye si ubwa mbere mubonye. Ariko si n'ubwa mbere mbonye umuntu wambaye impeta ebyiri zidasa, zikoze ku buryo butandukanye, ku ntoki zifite meaning. Ngaho nsanira iyo meaning, ngaho bisobanuye iki? Aha bisobanuye iki? Zimwe na izo aho ngaho hari yagiye mariage. Aha. Hoya, hariya hirya. Aha. Ntago ndi mari. Ntago uri mari. Okay. Ndacyakubaza impamvu. Mfite impamvu. Indirimbo waririmbye igiye gukora. Mfite impamvu nshobora kukubaza ngo iyo meta yenda reka mpita naninjiramo n'ubundi ntabyo nguhisha. Ngiye nabonye amafoto yawe uri guhoberana n'umuhungu. Nabonye amafoto yawe uri guhoberana n'umusore. N'umusore. Aha. Amafoto basa byarabaye, amafoto narayibonye iri guhoberana n'umuntu. Wayibonye? Nayibonye ku ma status. Habi yawe ni y'abandi bantu. Bakuzi nanjye nzi nyine bagupostinga nanjye nkabibona. Kevin iki ikibazo cyane. Muhobeye koko byaba ari ikibazo? Si ikibazo. Reba nyine kugira ngo uhobere umuntu njye mbikubaza. Kandi mu by'ukuri guhoberana ari ikintu gisanzwe. No gusuhuzanya. Ibyo ni ibintu bisanzwe byaba ko kuvana ku muntu wari wese. Okay. Amafoto nabonye bari bateye ivi. Ni pranka cyangwa ntago ari prank? Ibintu byose twabishyize muri prank. Ese ibintu byose n'umuntu azapfa mugira ngo ni prank amapfuye. Cyane. Ko byafashe indi ntera. Ariko wowe ntago ari prank, nta muntu ntago ari prank. Bagutereye ivi. Kevin. Waratinyutse ujya mu rukundo? Ntabwo ari wowe wankora ibyo bintu. Niko. Urukundo ntabwo ari icyaha. Uri kujya mu rukundo si icyaha. Sinumva impamvu. Wifata ukanya ngo naratinyutse njya mu rukundo. Ibaze kuri. None se ni njyewe ufite umutima wese umeze gute? Ndabizi se. Nyine ni gute utinyuka kujya mu rukundo? Imana ni urukundo. Ukunda abantu bakundana. None si iyo wigumira mu Mana ibyo ngibindi ukabyihorera bari kubita. Ese kujya mu Mana bisobanuye ntabwo nari ndiyangaje ariko mu kimanse. Iyo ugumana urukundo rw'Imana narwo rurampagije. Ariko ko turi ku isi nyine kwagura umuryango. Okay. Aho niho nashaka kugana rero. Gutekereza gutangira kwagura umuryango kugeza naho bagutereye ivi. Byaje ryari? Hari abantu mugomba gutandukanya. Iyi ntago ari propose. This is promise ring. Iyo ni promise ring. I promising iki? Ni promise ni promise ring. Ni ibintu bibaho nyine etape par etape. Hari promise ring, akaba proposal ya fiançailles. Akaba na wedding nyine kwambara alliance. Iyo wambaye ni iyo bita propose, promise. Upromising iki nyine? Mu Kinyarwanda kugira ngo n'abantu babyumve. Okay, ni isezerano. Ryuko wowe n'uwo musore riba riri hagati nyine y'abantu bakundana. Then bafitanye imishinga miremire. Okay. Ku buryo niyo mishinga ishobora no kugeraho ninakunde. Nta wabikubaza? Bibaho kuko na propose ubona ko abantu basubiza amameta.
Okay, byaje ryari? Gukundana, impeta. Gukundana kuko ngiye duherukana umunsi umwe umbwira ko nta rukundo urimo. Ibyo bintu by'inkuru bivanye he? Hari igihe bigenda gutya nyine kubw'umutekano wawe. Burya wari urimo ahubwo wangaga ariko none ibyisi wari uri mu rukundo urabimisha kuko twari turi muri radio hano ndakubaza ngo ukundana nande uri mu rukundo urambwira ati reka hari igihe bibaho nyine kubw'umutekano wawe cyangwa se ubona gushyira ibintu hanze icyo gihe waba wihuse kubera kutizera uwo mukundana. Kubera umutekano wawe hari igihe ariko se wowe ntabyo uzi. Ese ko urumva abakobwa musigaye mugira umutekano nk'uwa perezida kubera umutekano wawe? Hari igihe abantu bakwinjirira mbere y'igihe ukabona ni wowe wabiteje cyangwa se wabishyize hanze. Kuba umuririmbyi usanzwe uzwi atangaza umukunzi we ku mugaragaro abantu bakabimenya, ibyo si byo nshaka kubaza. Abantu bakundana bari muri kariyeri nk'izanyu z'abahanzi ntibabigaragaze, wivugaho iki byo? Nta kintu nabivugaho kiri ndetse nkubwire, nta kintu nabivugaho kiri negative. Ndabumva rega uzi ko ushyira ibintu byawe hanze nyuma y'iminsi ngakumva mwatangiye gushwana kubera iki? Ntago uko turi public figure dufite n'abafana ariko si isi yose dukunda, nta nubwo ari bose batwifuriza ibyiza. Uri kumva? Ndabyumva. N'abagira amashyari. Ubwo rero ugasanga yatangiye kuguteranya n'umukunzi wawe, abandi batangiye kwandikaho inkuru zitandukanye ziri bugire ingaruka kuri relationship yawe kandi ari we wabyikoreye mu gihe nyamara ufite privacy yawe, ibintu biri private nta uzi ikijya mbere wibereyeho neza. Si abenshi n'ibyo baba banga. None se gukundana iyo uri mu rukundo ntabwo umukunzi wawe abaziye y'ukuri public figure? Abazi ko bazakwandikaho inkuru, abazi ko bazakuvuga negative na positive. Ntabwo bisobanura. Ni hasi hejuru. Ubu ntabwo sheri wawe bamubwira ati sheri rero ibintu banditse ni ibinyoma ntabwo ari byo mu rukundo ntibikora. Uzagenzure neza usanga abantu benshi hari n'ababigiremo igikomere ku buryo bavuga ati igikomere cya mbere nagize ni kubona narashyize hanze ibi bintu kuko kuva nabishyira hanze abantu batangiye kungendaho umunsi ku wundi bashaka iki kubatanya. Ejo bundi Apotre Gitwaza nawe yaravuze ati mwirirwa murira ibintu byose mwashyize mwapostinze kuri stati, umwana yarwaye yango wapostinze, bagutereye ivi wapostinze, bakoze ibiki wapostinze. Ninde bakubwiye ko abantu babyitayeho cyangwa babyishimiye? Ejo byapfa abantu batangira kuguseka cyangwa bakuvuga ati isi iranyanga, abantu baranyanga kandi ari wowe wabiteye. Niyo mpamvu banga gupostinga umukunzi. Oya, ariko ikintu cyose kigira igihe kandi ndahamya ko nabo ngabo babigira ibanga, ntabwo bikomeza ari ibanga. Igihe cyateganyijwe cyangwa se bafite icyo bagezeho kandi aba yumva yigize yavuga ati aha ngaha ho bagomba kubimenya, babishyira hanze. Either mwabimenya bakoze ubukwe, bagiye mu murenge cyangwa bateye ivi cyangwa bakundana bisanzwe. Buri muntu wese agira amahitamo ye n'uburyo yizeye sekirite. Ukiri muri segonderi cyangwa se umaze igihe kingana iki usoje segonderi? Kinini pe. Kinini kingana iki? Imyaka 3. Umukunzi mukundana ubu ngubu wakwambitse impeta ya promesse, niyo type yawe wumva guki muri segonderi? Niwe type? Ya, no kuva mu bwana bwanjye kwa kundi uvuga ati mana rwose bizagenda gutya. Niyo watagetingaga? Ya. Ubwo ugiye kumbwira ngo usenga? Kimwe mu bintu bintangaza ni ukuntu iyo umuntu agiye kujya mu rukundo avuga ko ngo umuntu bagiye gukundana ngo ari umuntu ngo mwiza, gusenga, gukundaga abantu. Hari ibintu biri main.
umuntu ashobora kugenderaho ahitamo uwo bakundana cyangwa ahitamo uwo bazabana ubuzima bwe bwose. wowe wagendeye ku ki nka ke? Ni byinshi. Bitatu. Ibyo nashakaga mu partenaire twabana narabibonye muri nyine washakaga mu partenaire mu bintu byinshi cyane yujuje. Bitatu wagendeye uvuga ati ibi ngibi simusigiyo iyo aza kuba atabifite ntabwo byari gukunda. Ufite ubwenge, usenga, utangiye guseka. Mbega Imana iri niyo iza kuri hejuru. Uvuze bibiri: ubwenge, usenga, ukunda abantu, wumva, uca bugufi. ibyo bintu byose iyo abantu bagiye gukundana n'ubundi usanga ari byo bagenda bavuga ngo namukundiye ko asenga, akunda abantu, akayarenga, mbese ankunda, kandi none ugasanga uwo muntu murabanye ejo bundi divorce. Biba byatewe n'iki? Ese ugiye kubana n'umumarayika cyangwa ugiye kubana n'umuntu anytime arahinduka erega. Bivuze ngo aba yarakwihishemo. Hari abantu bisha mu bandi, ariko biba byiza cyane iyo uzi umuntu ukamenya kote faible ye n'aho afite imbaraga, ukamumenya we mubi ukanamenya we mwiza. Umuntu akweretse defo ze hakiri kare. Nibyo byiza kuko biri muri bimwe bifasha nyine abantu muri relationship. Cyane umuntu ugira ukuri, utari buze nkakubwire ke uri mwiza, ke usa neza, ke ndagukunda gusa. Bakakubwira ati ariko nubwo dukundana wenda ufite ijisho rihengamye. Ubwo dukundana ufite defo, ntabwo mbikunda. Usanga abantu twese nyine wagira ngo tuba muri paradizo, tubwiranye ibintu byiza gusa, twerekana ibintu byiza gusa, ugasanga ntabwo iyo mukundana ntabwo muba mubana. Ugasanga aho mugiye kubana noneho mu nzu nibwo ugiye kumenya uwo mugiye kubana neza fresh. Ntabwo bufite ko ikibuga cyazicurika ugasanga ibyo we expecting gasi ibyo ubonye. Ntabwo afite. Mbese wamaze gufunga buci kabisa. Ubu wafashe umwanzuro hano wakugarura. Mu rugo bavuga ati mu rugo ewana. Oya ntabwo bwo ni mu rugo, ni mu rugo ngo gushakwa no gushaka. Nari giye mu bamuziranye bihagije. Okay. Yitwa Kevin K, umuramyi uririmba indirimbo zihimbaza Imana. Rimwe na rimwe dushobora kumva yanaririmbye na Sekira. Mani Marite yarabikoze. Ni Mani Marite, Kevin. Medicine yabikoze. Meddy yavuye muri Sekira za muri gospel. Yahubwo yasubiye aho yahereye. Ni benshi babikoze. Ba Safi na ba Knowless babaga muri bari bameze kera gutyo. Arine Sano noneho video iranahari ariko kuvuga ngo Imana tuyihimbaze tuyikorere ejo bundi ati canira radio. Ntabwo bufite yuko uzacanisha radio mu minsi iri imbere. Nge namaze guhitamo. Nta cyamvana muri gospel, mwe bavuga ngo gospel na amafaranga igira ko sinaje muri gospel nshaka amafaranga. Uko wari uyafite. Okay. Oya ntabwo ari nize mbabari. Uri kumva se gospel koko. Gospel no ubuzima bwanjye. Gospel imininze byinshi cyane. Umukobwa uri muri gospel ni iyihe myaka agomba gufatira umwanzuro ko akwiye gushaka umugabo? Gospel ntabwo igutegeka imyaka n'igigombora gushakira. Ko gospel ni ubuzima tuba tubayemo bwa gikristo, kuba twarihaye Imana. Hanyuma muri uko kwiha Imana, Imana ni igena, ntabwo ari twebwe tugena. Sibyo? Ntabwo nabwo wagendera kuri pressure y'abantu ngo gushaka ukishyira mu bintu utazabasha kwikuramo. Ibyo nanone bigaterwa natwe abantu n'amahitamo yacu na gahunda tuba twarahawe ubuzima bwacu. So ntabwo ari ukuvuga ngo ko ndi umugospel ngo mfite imyaka ngo ngomba gushakiraho ngo mfite imyaka oya. Ubwo nibyo bivuzwe n'umuramyi wasanga ari byo. Nibyo nukuri. Wasanga ari byo kabisa. Hanyuma ndi kuvuga ku kintu cy'ubukwe ariko sinarenga ikintu cy'ubukwe ntagarutse ku bukwe bwabaye ejo bundi bukavugisha abantu wese mu gihugu ngo numve icyo Kevin K avuga ku muntu w'umuramyi uzwi hose waririmbye indirimbo akayita ngo agahise gukira ANNET Murava aho nkiri niho nkiri sha ndaza kongera nyumbe bushyashya mfate na lyrics kabisa n'izina byose mbifate
ubukwe bwa Gafaranga na ANNET murava mbese hari ikintu wari ubuziho mbere yuko buba? No, gusa nari nzi ko nyine bateye ivi gusa ku muntu utazwi. Hanyuma rero iyo umugore cyangwa se umukobwa nka ANNET usanzwe ari umuramyi mugenzi wawe afashe umwanzuro wo gushakana n'umugabo utaratandukanye n'umugore wa mbere. Utaratandukanye? Oya ntabwo biba. Ko baba bataratandukanye ntibaba baragiye mu murenge. Bagiye mu murenge se? Yego. Ryari noneho? Mpana amakuru. Nshinzwe gushaka amakuru. Nyihera amakuru pe. Bagiye mu murenge. None kuki umugore yarekaramye mugore mukuru? Yarekaramye terera. Kuki yarekaramye? Nyine yarekaramiye he? Mu bitangazamakuru. Itangazamakuru se ni RIB niba ashaka uburenganzira we yaragiye muri RIB. Ubwo icyo cyatse hano ntabwo ari mwe mushinzwe gukemura. Ariko dukora ubuvugizi. Dukora ubuvugizi ariko ntabwo ari mwe mushinzwe. Mwaba mugiye gukora akazi gashinzwe abashinzwe kurenganura abantu barengana. Niba yumva arengana ntabwo ari kuza kuri mwe kuko ntacyo mwamufasha. Mwavuga ariko still bikarangira. Nose uriya rukundo wowe urarwemera? Rw'umuramyi utwara umugabo w'abandi? Erega njyewe sinzi impamvu abantu rero muba mushaka sinzi ubushaka imyumvire yawe uyikiremo. Niyo mpamvu witwa Shalom nanjye nkitwa Kevin. Mfite karagiteri zanjye, mfite ibyo nkunda naho ufite uko ubayeho nyine n'ibyo ukunda. Sinzi impamvu njyewe ntabwo nkunda kwinjira umuntu akora ikintu nkahita mvuga ati okay niyo mahitamo ye. Ego abantu ntibaba babizi baba bazi ibyabo. Hari ibyo tubona gutya ku makamera ariko hari ibindi biba biri in deep wowe utamenya utanamenya. Ugasanga twe turi kujajinga kuri side imwe kuko bo ndakeka kugeza ubu nta na kimwe baratangaza. Ntuzi ibyo batekereza, ntuzi impamvu, nta na kimwe uzi. So rero njyewe mbibona gutya nyine niba ariyo mahitamo yabo ubwo it's okay. Ese kuki badatangaza? Ubwo si ipfunwe n'isoni? Byaba ari ipfunwe n'isoni niba barashakanye. Kuko mbere y'igihe reba ubukwe banze ko hari umuntu ujya kubukamera cyangwa se banze ko hari n'ifoto nimwe yafatwa. Kandi ari ibyamamare. Nawe nabizi ibyamamare ukuntu umuntu nyine umushakishwa na rubanda rubakurikira. Ibyo bintu ukabanza ukabyanga. Ubukwe bwa Knowless byagenze bite? Warabushimye se? Nyine ubukwe bwa Knowless bwagenze gute? Nawe se barishaga. Rega hari abantu bakunda privacy. Sinzi impamvu mutabyumva. Ese kuki ubuzima bubayemo kuki icyamamare ubundi ntabwo ari privacy ku cyamamare? Ubukwe ni ikintu cy'imiryango abantu bakaza ufite inshuti n'abavandimwe bakitabira. Biterwa n'umuntu. Wowe nyine urabivuga gutyo ko nyine Shalom ni kubyumva ni wowe uba wumva ibintu byawe byose byaba biri public. Ariko bo ibyabo babumva byaba private. None inkuru ibyo wambwiye ko bateye ivi wari ubizi wabimenye ute? Bimenye neza. Ese simukurikirana kuri social media platform muri Instagram. Bateye ivi ariyerekana wenyine ko bateye ivi. Yes, I said yes. Yeah. Ntitwabona wari mutere. Niba ari ibyo yashatse kutwereka ni ibyo twakiriye ni nabyo twafashe. Bibiliya ibivuga neza ati ibihishwe. Ibihishuwe ni ibyacu ariko ibihishwe ni iby'Uwiteka. Okay, turagenda tugana ku musozo ntabwo ndibigutindire mwana wa mama Kevin K umuririmbyi gukorana indirimbo na Gaby Kamanzi nakiza ko ari bwo bwa mbere tuvuganye iki gihe runaka. Nyine bya Gafaranga na ANNET we ngenzi bundi akemera ko ari prank ko nyine ubona mbenze ko ari wasanga batanabana. Yani prank. Nta bukwe bwabaye kugeza amanyenga ko ntacyo bari batangaza ku ruhande rwabo kitwemeza ko bwabaye cyangwa se utabaye. Tubihorera gukorana tugera ku musozo indirimbo wakoranye na Gaby Kamanzi mukuru wawe mu muziki ndetse no mu myaka ndakeka arakuruta. Icyambere ni umuntu wabonye ute gukorana nawe bimeze bite nk'umuntu mukuru kumwegera uri umuntu umushyashya mu muziki cyangwa se akurusha experience? No isubiza icyo ngicyo ndakubaza n'ikindi. Gaby nabashije kumubonamo n'umukristo. Abantu benshi turavuga turi abakristo ariko tutabimeaning. Ni umukristo ku izina no mu mutima n'ahantu hose. Ni umukristo pe. Ni umukristo. Ni umuntu wumva
umuntu utirata ku bw'izina rye afite ku buryo ari wa muntu wajya gushaka ukamara amezi 12 umwaka uri kumushaka umugera umusaba korabo ukagira ngo ni ibintu ni business yawe urimo umurimo w'Imana muri gukorana we ntabwo ari kameze arumva ewani aca bugufi bishoboka pe aca bugufi sebera Kevin ke ntakugoye ko akuruta ukaba baraguterera ivi wambaye n'impeta ya promesse ubona ariye mpamvu ituma Gaby Kamanzi atagaragara mu rukundo ngo bimenyekane niba narurimo simbizi cyangwa se abo batangira umuziki rimwe ba Pasiye twabonye bakora ubukwe abari bari muri generation yiwe ubona ari nk'iye mpamvu byihishe inyuma kuba we ataba engaged mu rukundo yuko ibyo bintu umva nabisobanura simwaganiriza simwamuranya akanya kanini cyane byanze bikunze character ye warayibonye ushobora kwishingira uvuga ati impamvu ni iyi rero ni ikingi cy'abanyafrika dukunda gupfa n'abantu niba duzwe na business ni business sinzi impamvu tuba dushaka kwinjirana mu buzima bw'abantu birindi kandi bitatureba ariko urumbwiye ko ari umukristo ntekereza ko kuganira mu abakristo babiri baganirana ntago babigoye abakristo babiri baganira ku ijambo ry'Imana naba muhuriye ku gikorwa runaka niba ari umuziki mukandika indirimbo ugasora indirimbo ni cyo abantu bapfa n'abandi kamurizo kuri niba ari abanyafrika tugira ikintu cy'ikibazo dukunda kwinjira mu buzima bw'abantu kuki ushaka kuduhisha ibyo waganiriye na Gaby Kamanzi kandi mwaramaranye igihe kinini cyane kumarana n'igihe umuntu ntabwo bisobanuye ko mwagiye mu buzima bw'undi ngo njye mu buzima bwe n'awaze muganje tuganira amakuru tukaganira ibidufitiye umumaro ibyo ngibyo ntabwo ari bubimbwire ngo binyinjirize ntabwo ari bubimbwire ngo ngire icyo mbikoraho rero numva kuba uri kumwe n'umuntu cyane bidasobanuye ko muba muri kuvugana ibijyanye n'ubuzima bwanyu buri prive cyangwa ahisemo kutazashaka ariko sundi njye sinzi impamvu mubibonamo ikibazo kuko abantu bose nta nubwo baremewe gushaka niba bavuga gushaka ni byiza ariko kudashaka ni byiza kurushaho Gaby Kamanzi agiye gukora ibyiza kurushaho ntabwo nzi gahunda ye okay Kevin K arakoze cyane ino mvura yatwubashe twakoze mwabantu twakoze ikiganiro imvura yenda kugwa wagira ngo ukurikije ukuntu yanze kugwa wagira ngo kino kiganiro imvura izakireba wagira ngo izakireba cyangwa se wagira ngo yakunze umutumirwa imvura nayo yagukunze hanyuma tugana ku musozo hari ibikorwa bya Kevin K biri hafi aha ngaha hari ibisoje vuba aha ngaha nabyo bivuga n'ibiri hafi aha ngaha nabyo bivuga buri dusoze indirimbo yanjye iheruka ni ubwiza nakoranye na Gaby Kamanzi nk'uko babivuze so muri uku kwezi kwa gatatu tugiye gutangira ewani mwese mwitegure kuko akora indirimbo yo gushimira Imana ko yaguhaye n'umugabo oya nawe bihuriye gusa nyine ewani ni ukuri mwese ndabararikira kuzumva ubutumwa nyine buzaba buri muri iyo ndirimbo platform zawe niziye kugira ngo n'abagushaka bashaka gukorana indirimbo nawe abashaka kugutera inkunga cyane cyane kwamamaza ibihangano byawe ni nk'iyihe kugira ngo tugane ku musozo biro official kuri YouTube channel nitwa Kevin K y'urufunguzo Kevin K Instagram ni Kevin K official 250 then kuri Facebook page naho ni Kevin K izo nizo platform nkoresha nizo platform ukoresha okay urakoze cyane kuba waje ariko uramutse bibaye ngombwa ko uyu munsi impanda iri bivuge ninde muntu umwe baguhaye amahirwe wasezera ubundi ugahita wizamukira nasezera impanda iri bivuge uwo muntu urabizi ko byashoboka ko birivuga ko guhumbya no guhumbura umukiranutsi azaba azamuka ubwo niba nicanye nawe uri umukiranutsi uko nyine uhumbize gutya nzaba nkubuze n'ijambo ntiryaba ntakarisoje kurivuga ntabwo byakunda urakoze ari ugusinzira wakoze kuzana twashara muri paroke bakoze subscribe mwese ndabashimiye cyane Imana ibaho umugisha tuzahura mu bindi biganiro bitahadure mukanda aho hasi subscribe byose biraza gukunda ndetse n'izo video zabanje muri kubona hasi ho zose muzirebera nziza cyane zirimo inyigisho nyinshi Kevin K wakoze